Juno Kizigenza uzwi mu bihangano binyuranye yasinye amasezerano y'imikoranire nka brand ambassador agamije kwamamaza telefone nshya sosiyete ya Tecno yashyize ku isoko ya Spark 30 series ikoranye ubuhanga bwa artificial intelligence cyangwa se AI. Ni umuhango wabereye kuri televiziyo y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu tariki 25 Ukwakira 2024. Juno Kizigenza yiyongereye mu mubare w'ibyamamare bikorana na Tecno kuko muri Gicurasi 2024 The Ben n'umugore we Keza Pamela basinye amasezerano nabo yo kwamamaza telefone za Tecno. Uretse uruhererekane rwa telefone nshya za Tecno Spark 30 series yashyizwe ku isoko, Tecno yamuritse ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bishya birimo nk'amasaha agezweho, ekuteri, laptop ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi telefone zikoze mu ishusho ya Transformers kandi zirimo ikoranabuhanga rigezweho rya AI rifasha buri wese uyikoresha kubasha kugera ku cyo ashaka kandi mu gihe cya vuba. Muri rusange zakozwe mu rwego rwo koroshya ubuzima bw'abantu benshi. Ikoranabuhanga ry'ubwenge buremano cyangwa se AI ryubakiye ku buhanga bwa algoritme. Ni urutonde rw'amategeko akurikizwa mu murongo nyawo wo gusubiza cyangwa gukora umurimo runaka, cyane cyane ariko hikozwe na mudasobwa cyangwa se telefone. Iri koranabuhanga niryo rituma imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Spotify, TikTok, Snapchat n'izindi zigezweho muri iki gihe ziguha amahitamo y'ibindi bintu wareba igihe uri kuri internet. Juno Kizigenza yabwiye Inyarwanda ko yishimiye kuba yagizwe brand ambassador wa Spark 30 series kandi ni telefone nziza, nanjye ntewe ishema no kuba mfite. Ati ndishimye kuba ndi gukorana na Tecno. Yavuze ko ibiganiro byari bimaze amezi 2 hagati ye na Tecno byagejeje ku masezerano y'igihe kirekire. Uyu muhanzi yavuze ko yifashishije imbuga nkoranyambaga n'ahandi afite ijambo azaharanira kubwira abafana b'impamvu zo kugura telefone yo mu bwoko bwa Spark 30. Ati ni telefone nziza ihendutse, waba uri urubyiruko, waba ufite akazi karenze cyane cyangwa se akaguhagije mu buzima bwawe, ni telefone nziza wabasha gutanga kandi nziza. Cyo Edi rero yavuze ko iyi telefone bashyize ku isoko ifite uburambe bw'imyaka 5 ndetse ifite ikoranabuhanga rya AI ku buryo ushobora kuvugana n'umuntu mutavuga ururimi rumwe, ndetse AI ikajya igufasha kumva ibyo ari kuvuga cyangwa se ibyo ari kwandika. Yagize ati ishobora kugufasha kumenya amagambo udasobanukiwe, ishobora no kugufasha gukora neza video uko uyishaka. Ibyo byose byiyongera kuri kamera zayo, batiri imara igihe kinini. Ni ukuvuga ngo twongereye ibindi mu byorohereza abanyarwanda mu byari bisanzwe. Edi Mucyo yavuze ko bahisemo gushyira ku isoko telefone zikoranye ikoranabuhanga rya AI kubera ko bashakaga kujyana n'umuvuduko w'iterambere ry'u Rwanda. Yakomeje agira ati twaravuze ngo ntabwo abanyarwanda bakwiye gusigara inyuma. Twamuritse izi telefone ariko twanamuritse Tecno AI kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kugendana n'ibigezweho. Izi telefone Tecno yashyize ku isoko harimo ifite ububiko bwa gigabyte 128 na RAM ya 4. Hari n'indi ifite ububiko bwa gigabyte 128 na RAM ya 8. Mu bijyanye no kwinjiza umuriro, iyi telefone ishobora kuba yuzuye umuriro hagati y'iminota 15 na 30. Ikoranabuhanga rya AI rikoranye n'iyi telefone kandi rituma ibasha guhagarika umuriro igihe telefone yuzuye. Ibi birinda batiri ko yakwangirika. Niyo ituzuye umuriro ntacyo byangiza kuri batiri. Ikindi ni uko mu gihe igiye gushiramo umuriro, AI ihita yizimya mbere kugeza igihe ushyiriramo undi muriro. Izi telefone zashyizwe ku isoko zifite uburambe bw'imyaka 5 nta kwangirika kubayeho. Ni igeragezwa ryakoze mbere y'uko zishyirwa ku isoko, habayeho kureba niba ahinjira umuriro hatazangirika mu gihe gito. Bakora igerageza inshuro 200,000, ahinjirira umuriro ntihagira icyo haba. Edi Mucyo yavuze ko ari ukuvuga ko ifite ubushobozi bwo kumara imyaka 5 ucomokora nta kibazo iragira. Hanakozwe igerageza mu gihe yaba ihanutse ahantu hangana na metero 1.5 basanga ntacyo yaba, ndetse bateretseho ibiro 20 basanga ntabwo yakwangirika. Iyi telefone kandi ifite ubushobozi bwo kuba wayikoresha no mu gihe cy'imvura ndetse n'igihe yaba yaguye mu mazi ukayikuramo ukongera ugahita uyikoresha. Umukozi ushinzwe ibijyanye na telefone zigezweho Edwin Vita yabwiye Inyarwanda ko bashyizeho gigabyte 15 kuri buri wese uzagura telefone Spark 30. Ati
ku ikubitiro umuntu akayigura azajya abona gigabayiti 15 azakoresha mu gihe cy'amezi 3. Cyo Eddie yavuze ko kuva batangira gukorana na Tecno mu gufasha abanyarwanda kubona telefone zigezweho bishimira ibitekerezo bahabwa n'abaguzi baziguze, kandi bazakomeza muri uyu murongo mu rwego rwo gufasha abafatanyabikorwa babo buri munsi.